Kongeye kubasuhuza abakurikiranye ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ibyigisho mugizwe na Sayobora Nyabigenge. Kuri uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye gufatanyiriza hamwe kwiga icyigisho cya gatanu. Muri iki gihembwe nk'uko tubizi dufite icyigisho kivuga ngo Yesaya nimuhumurize abantu banjye. Ni icyigisho cyiza cyane aho twagiye tubona ibyigisho byiza, kandi noneho twagira amahirwe ko muri iki cyumweru nanone tugiye kwiga icyigisho cyiza nanone kivuga ngo umwami w'amahoro. Icyigisho cyiza cyane tuzibanda cyane mu gitabo cya Yesaya ku gice cyaho cya 9 ndetse n'igice cyaho cya 11 kugeza ku gice cya 12. Ni icyigisho nshishikariza buri wese uzagira amahirwe yo kukiga kuzakomeza gusaba Imana kugira ngo igikomeza imube hafi. Kuri uyu munsi rero ngiye turi kuvugana nitwa Theogene niyo namamaza, ngiye tugiye kubana ndi kumwe na mugenzi wanjye yitwa Tizere Adrien ndabasuje izina rya Yesu. Ngewe rero na Adrien nitwe tugiye gufatanyiriza hamwe kwiga ibi byigisho. Reka dusabire mu mutima kugira ngo ibi byigisho bikomeze kugira impinduka mu mitima yacu. Mbere yuko tujya imbere mu cyigisho rero tugiye gusaba Tizere Adrien kugira ngo adushyire imbere y'Imana ubundi dutangire. Reka twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugushima kubw'urukundo rwawe uhorana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. By'umwihariko tugushimiye iki cyigisho waduteguriye muri iki gihembwe kitugaragariza uburyo wakomeje guhumuriza ubwoko bwawe. Ubwoko bwawe bwatakoka ibibaranga, bagira ikibazo cy'ubuyobozi ndetse bageza igihe ibintu bibacikiye banyura mu nzira iruhanije, ariko wakomeje kubabera umwami w'amahoro. Ibyo turabigushimiye. Turakunyinze ngo no muri ako kanya natwe uduhe kuguhungiraho, ariko by'umwihariko uduhe kubyigira no kubyumva muri iki cyigisho mu izina rya Yesu. Adrien urakoze cyane. Ku isabato nimugoroba rero dutangiye iki cyigisho, icyo kwibuka cyacu kiboneka muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6. Muzagenda mubona hari itandukaniro hano bajya bakoresha imirongo yo mu ngeri ya Bibiliya y'Icyongereza, mu ngeri y'Ikinyarwanda irimo itandukaniro ritoho. Aha ni igice cya 9 umurongo wa 5 gukoresha Bibiliya yera ndetse n'ijambo ry'Imana, ariko mu Cyongereza ni igice cya 9 umurongo wa 6, aho bavuze ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Ni amagambo meza cyane aho tugiye kubona muri iki cyigisho cyane aya magambo uwo yashuriraga ari we Kristo Yesu. Batangiye baduha icyigisho, mwibuke tutangiye icyigisho kivuga ngo umwami w'amahoro. Batangiye baduha igitekerezo cy'umugabo witwa Dr. Robert Oppenheimer, wari uyoboye igikorwa cy'intwaro kirimbuzi ya mbere yitabye inteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamubaje niba haba harabayeho kurwanya izo ntwaro. Iyo nzobere mu bugenge yarabashubije iti nta gushidikanya. Kandi uwo ni mu yandi magambo bakibaza Dr. Robert Oppenheimer, umwe mu bantu bari bahagarariye ikerwa rya bombe atomike ryagize ingaruka mbi cyane mu ntambara ya kabiri y'isi ubwo ryaswaga mu mijyi yo mu Buyapani ariyo Nagasaki ndetse na Hiroshima. Bamubazaga bati se izi ntwaro ubundi haba hari uburyo bwo kuzirwanya? Ikintu yashubije cya mbere nuko yavuze ati kirahari. Witegereza abantu bari abo bacecetse, yarangije bavuga ati ikintu cyane cyo kurwanya intwaro kirimbuzi ni ikintu. Ikintu cya mbere nuko habaho amahoro. Yavuze ati amahoro nicyo kintu cya mbere cyarwanya intwaro kirimbuzi, kuko hari amahoro ntabwo izo ntwaro zikenewe kujya gukoreshwa. Ikintu gitangaje hano wakomeje kutwereka ko kuva kera abana b'abantu twagiye tugira indoto yo kuba ahantu hari amahoro, tukifuza kuba mu gihugu kirimo amahoro, tukifuza kuba mu ngo zirimo amahoro, tukifuza kuba muri community zirimo amahoro. Ariko ikibabaje nuko ngo igihe kinini cyane hano baravuze ngo uhereye batangiye kurikodinga amateka +8% gusa, 8% nizo zonyine ngo habayemo amahoro, muri +100 z'icyo gihe bari kodinga amateka 8 gusa ngo nibwo habayeho amahoro. Bikoreka ko ikiremwa muntu twabayeho mu gihe cy'intambara, igihe kinini cyane cy'ikiremwa muntu twabayeho mu gihe cy'intambara. Hari umuhanga umwe wavuze ngo ubundi amateka y'ikiremwa muntu rusange agaragazwa n'intambara. Ushobora gusanga kuva icyaha cyagera mu isi
ikiremwa muntu igihe kinini twaragiye tuba mu ntambara, ngo hajya habaho treaties 8,000, mu yandi magambo gushyikirana kugira ngo habeho ubumwe bw'amahoro 8,000, ariko izo zose zagendaga ziferinga. Bikwereka yuko igihe intambara ya mbere y'isi yose ho ngo yarangiraga, ngo abantu bumvaga ko ari intambara ya nyuma ibayeho, ariko n'ibyateye kabiri nyuma y'imyaka mike cyane, iyo bitagera no ku myaka 20, intambara ya kabiri y'isi yose biratangiye. Bitwereka yuko ikiremwa muntu twifuza buri gihe amahoro, ariko bikanga tukaba mu ntambara. Byaba biterwa ni even hano baduhaye n'umugabo Alfred Nobel, ni umugabo witiriye kiriya igihembo cyitwa igihembo cy'amahoro cyitwa Nobel. Alfred Nobel igihe yagishingaga yifuza ko kizagihabwa umuntu uharanira amahoro, ariko ngo no mu bantu bagihabwa bamwe na bamwe bagiye barwanya izo ntambara. Urugero twatanga rwahawe, murabizi umuperezida washize wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama, iki gihembo yaragihawe, ariko ari mu baperezida batangije intambara mu gihe yari perezida. Ukabara abandi bagiye bamubanziriza mu bindi bihugu bitandukanye bagiye bahabwa iki gihembo b'abanyapolitiki, ariko ugasanga bahaye igihembo cy'amahoro ariko kandi baragize uruhare mu ntambara. Bikwereka yuko definition y'amahoro ku isi twarayibuze, ariko noneho dufite amahirwe muri iki cyigisho ko tugiye kwiga muri iki cyumweru, tugiye kwiga umwami w'amahoro. Ni hehe twabona koko amahoro nyakuri kandi amahoro ahoraho? Reka rero dusabe Imana kugira ngo tubere muri iki cyigisho koko tukirangize tubashe kumenya koko umwami w'amahoro uwo ari we, uretse aya mahoro atari aya mahoro abisi batanga, ahubwo amahoro nyakuri. Reka dusabe mugenzi wacu Adrien adutangize n'ingingo yo kwa mbere. Adrien bikanye. Theogene urakoze cyane, nk'uko wari umaze kubigarukaho muri iki cyigisho cyacu cya 5 kitubwira umwami w'amahoro, kije gikurikira ibyigisho byakibanjirije bigaragaza uburyo Abayisiraheli bagiye banyura mu bihe bigoranye, ariko cyane bitewe n'ukwanga kugendera mu nzira y'Imana. Ariko kuri Ahazi twabonye mu byigisho bibiri biheruka, yari yarahanuriwe ko Isiraheli izavukirwa n'umwana w'umuhungu akazaba atabara ubwoko bw'Imana. Noneho rero ingingo yo kwa mbere muri iki cyigisho kivuga ngo umwami w'amahoro iratubwira ngo iherezo ry'umwijima kuri Galileya. Ni ukuvuga ngo tugiye kubona noneho uburyo Abayisiraheli amahoro yagiye agaruka duhereye kuri Galileya. Baravuze ngo muri Yesaya igice cya 21:22 havuga ibyo kutagira ibyiringiro kw'abahindukiriraga ibigirwamana, aho kugambikira Imana nyakuri. Ni ukuvuga ngo bagendaga babura amahoro, aho bazerekeza amaso hose icyo bazabona ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire, maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi. Aho ngaho n'igihe bari baranze kugendera mu nzira y'Imana. Ariko ibihabanye n'ibyo hazabaho igihe ubwo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Tubibona muri Yesaya igice cya 9:2. Abantu b'i Galileya bagaragazwa ahangaha nk'abahabwa umugisha udasanzwe w'umucyo mwinshi. Ishyanga rizabwira kandi byishime kubera ko Imana izaba yavunaguye inkoni y'uwamutwazaga igitugu. Ni ukuvuga ngo hano rero tubonye ko nyuma yo kugira biriya bibazo, Galileya nk'agace ka mbere tugiye kureberaho kagize amahoro. Ariko impamvu bavuga Galileya hano ni ukubera iki? Urabona ko twabonye ko igihe Abayisiraheli bo mu majyaruguru baterwaga baranyazwe bose basa nk'abagiye gushiraho, kandi Galileya ni igice cy'amajyaruguru. None se ubuhanuzi bwo muri Yesaya igice cya 9:1 bwasohoye ryari? Iyo dusomye muri Matayo igice cya 4:12 kugera ku 25, ntabwo dusoma imirongo yose, tubona uburyo ubu buhanuzi bwo muri Yesaya igice cya 1:5 bwasohoye. Baratubwiye ngo ku 12 tugere ku wenda ku 15 aravuga ngo Yesu yigishiriza i Kaperinaumu. Yesu yumvise ko
babohesheje Yohana aragenda ajya i Galileya, yimuka i Nazareti atura i Kaperinawumu mu mudugudu uri ku nyanja ku rugabano rwa Zebuluni na Nafutali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore, ngo mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galileya y'abapagani. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gihugu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Urumva ko ahangaha yahereye Galileya yagize amahirwe yo kuba amahoro yaragarutse, kandi ikindi yakizaga indwara, akirukana abadayimoni mu bantu. Urumva ko amahoro bari barabuze yaratangiye kugaruka, ariko agaruwe nande? N'umwami w'amahoro. Turaza kumubona mu ngingo zikurikiraho. Rero si kubw'impanuka byabayeho, ahubwo byari byarahanuwe. Gusa muri iyi ngingo barongeye baratubaza ngo hagize umuntu kubaza icyo Yesu yagukijije wamusubiza iki? Mbese ubuhamya bwawe bwite ushobora gutanga mu birebana n'ubushobozi bwa Kristo mu mibereho yawe ni ubuhe? Tubonye uburyo Galileya cyangwa se Isiraheli muri rusange yari yarahanuriwe ko Yesu azaza akagarura amahoro muri bo, ariko bivuye ku Bisiraheli bize kuri twebwe. Bakakubaza ngo umuntu akubajije icyo Yesu yagukijije wamusubiza iki? Birahari byinshi twasubiza inshuti zanjye, birahari byinshi twavuga, ariko hari icyo nshaka ko tugarukaho gikomeye cyane uyu munsi. Ni igitambo cya Yesu Kristo ku musaraba cyadukijije urupfu rw'iteka ryose. Ubu ngubu tuba dufite ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho. Icyo dusabwa ni ukumwizera, Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Adiri, urakoze cyane. Iyi ngingo yo kuwa mbere ni ingingo nziza cyane, iherezo ry'umwijima kuri Galileya. Batangiye batwereka koko Galileya bari mu mwijima, ariko haza kubonekirwa n'umucyo. Umucyo wari uturutse kuri nde? Uturutse kuri Kristo wari uvutse, akavukira ubwoko bwa Isiraheli, especially agakurira muri Galileya. Aha bitwereka yuko Kristo yaje aje kubera umucyo abanyagalileya, kandi noneho babihanurirwa mbere y'imyaka 700 yose bitaraba. Ikindi noneho bikwereka Imana yatangaga ibyiringiro mu gihe cya Yesaya abantu, kandi ibyiringiro n'abantu bazabaho mu gihe kizaza. Ariho natwe rero dufite ibyo byiringiro. Munzi iki kibazo bahereyeho, natwe kuba hari ikintu cyabereye mu bugingo bwacu, ikintu kiba gikwiye kuduha ibyiringiro. Niyo mpamvu rero dukwiye kuzirikana yuko Kristo mu gihe abonekeye mu mibereho yacu, nk'uko abonekeye muri Galileya, umwijima ukarangira, twizeye tudashidikanya igihe abonekeye mu mibereho yacu, natwe umwijima uzarangira. Murakoze cyane. Ingingo yo kuwa kabiri avuga ngo umwana yatuvukiye. Ni ingingo iboneka mu gitabo cya Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6 kugeza wa 7, nk'uko twakomeje kubigarukaho. Mu mirongo mu ngeri z'ikinyarwanda harimo difference ntoya, ho ni ku murongo wa 5 wa 6, ariko mu cyongereza hano ni mirongo bagiye bakoresha mu byigisho mubona ni wa 6 n'uwa 7 mu ngeri z'icyongereza. Reka dusomere isomo ubundi dukomeze. Umwana yatuvukiye. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 n'uwa 6 turavuga ngo, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe ni amahoro, bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyir'ingabo azabisohoresha umwete we. Iyi ngingo ni nziza cyane. Umwana yatuvukiye. Kimwe mu bintu nabonye kijya gishimisha abantu ni igihe abantu bizihiza icyitwa Christmas. Sinzi niba barabibonye. Ahantu hose usanga amatara yaka, badekoye, ibintu bicika. Ariko ikibabaje abantu ntabwo sinzi nimba babumva neza icyo baba bari kwizihiza, kuko usanga rimwe na rimwe ibihoro tubaho muri icyo gihe, cyane muri Christmas, usanga ari impanuka ziyongera, ubusinzi bukiyongera, ibyaha bitandukanye bigakorwa, kandi abantu bitwa ngo bari kwizihiza iki? Ivuka ry'umwana. Ariko icyo bikwereka yuko abantu ntabwo barasobanukirwa koko n'icyo Kristo yari yavukiye kudukorera. Ariko bitwereka hano muri iyi ngingo nakunze cyane, umwana yatuvukiye.
igihe Yesaya yabwirwaga ibi ngibi kubibwira Abisiraheli yerekana umwana wari kubavukira, hano berekanye uwo mwana icyo yari kuza gukorera isi. Bituma natwe dukwiye kugitekerezaho kugira ngo mu gihe twitwa koko ngo tuvuga ngo turi kwibuka ngo umwana wavutse nk'uko abakristo bamwe bagenda babigenza, ntabwo tujye muri detaye z'amatariki. Twe turabizi yuko iriya tariki koko atari nayo Kristo yavutseho, ariko icyo nshaka kuvuga mu gihe unatekereza igihe icyo ari cyo cyose, regardless tariki utekereza kuri Kristo wakuvukiye, ndashaka ko tureba muri iki cyigisho tukamenya koko icyo dukwiye kuzajya dutekereza. Hano hari description zahawe Kristo, yiswe Imana ikomeye, mani magambo Umuremyi w'ibihe byose, yitwa Data wa twese, yitwa Umwami w'amahoro, Prince of Peace, aricyo cyigisho turi kwiga. Ibi bimuranga rero nta wundi byashuriraga igihe bavugaga muri Yesaya, byashuriraga Kristo ari kuvuka. Kristo mu kuvuka kwe yaje koko ari umwami w'amahoro. Ikindi kandi berekanye hano, hari abantu bagerageje kumwitanya na Hezekiya. Ntabwo Hezekiya ari kugira izi characteristic, umwami w'amahoro, igitangaza, Imana Data wa twese, ntabwo ari kugira izi characteristic. Bitwereka ko uyu murongo wa 6 werekana ubumana bwa Kristo. Yavutse nk'umwana muto, avukira mu isi, avuka nk'uko abandi bana bavuka, par exception nuko yatwiswe mu buryo bw'igitangaza, kuko ni umwari wasaminda atabonanye n'umugabo, ahubwo yarinda ya Mwuka Wera. Ariko umwana yavutse avuka nk'abandi bose, akura nk'abandi bose, ariko aza kwitwa igitangaza, umwami w'amahoro. Hano hari amagambo mu butumwa bwatanyije Ellen G. White yagarutseho yerekana Kristo igihe yaziraga mu isi yacu icyo koko yaraje gukora. Yavuze ngo igihe Kristo yazaga mu isi yacu, Satani yariho akurikirana intambwe yose yateraga, ahera mu muvure kugera i Karuvali. Satani yari yarareze Imana ko yategetse ko abamarayika bitanga mu gihe iyo ubwayo itumvaga icyo kwitanga icyo ari cyo, kandi itanashobora kwitangira abandi. Icyo nicyo kirego Satani yareze Imana mu ijuru. Kandi nyuma y'uko umubi yirukanywe mu ijuru, yakomeje kuvuga ko Uwiteka akoresha umurimo ubwe atari gushobora gukora. Kristo yazanye ku isi no kugira ngo anyomoze ibyo birego by'inyuma no gushura se uwo ari we. Bitwereka icyazanye Kristo ku isi, kugira ngo n'igihe tunatekereza ngo umwana yatuvukiye, tujye dutekereza icyazanye Kristo ku isi. Kristo yaje kwerekana karagiteri za se, kandi karagiteri za se nta zindi ni urukundo. Urukundo rugaragara muri se nibwo Kristo yari yaje kujya gute kwerekana. Bitandukanye n'ibindi twe dutekereza, Kristo rero bitwereka yuko yaje kutwereka imico y'Imana, kandi imico y'Imana igaragara mu rukundo. Kandi rero mu gihe dutekereza ngo umwana yatuvukire, nk'uko ibi byari ibyiringiro biri guhabwa Abisirayeli mu gihe cya Yesaya, natwe biduha ibyiringiro ko umwana yaratuvukiye, none niyanatuvukira ku gisa yemera kwitanga. Bitandukanye n'ikirego Satani yaregaga yuko ngo Imana itabasha kwitanga. Yemera kwitanga, yitanga ibyaha byacu, kandi wari umuziranenge. Noneho tubaho dufite ibyiringiro ko agiye no kugaruka, noneho akajya gute akatujyana mu ijuru. Kandi twiza tudashidikanya, noneho nagaruka ntabwo azagaruka nk'uruhinja, ahubwo azagaruka nk'umwami ukomeye, igitangaza, aje gushyira iherezo kuri ibibazo byose duhura ku isi, kugira ngo yimike amahoro adashira. Ariyo mpamvu yiswe umwami w'amahoro. Murakoze cyane. Yego Theogene, urakoze cyane kuri iyi ngingo itubwira ngo umwana yatuvukiye. Noneho tumaze kubona bwa buhanuzi bwose bwagiye buhabwa Abisirayeli bukaza, tugeze noneho aho umwana cyangwa se umwami yari yavutse. Ariko cyane cyane twebwe ubutumwa butureba cyane muri iyi minsi yacu ni iki ngiki Yesu yadukoreye, aho yaje kugaragaza uburyo Imana yitanga. Mwibuke ko turi kwiga icyigisho kivuga ngo nimuhumurize abantu banjye. Hano muri iyi paragrafi isoza batubwiye uburyo ikirego Satani yaregaga Imana cyane igihe yari mu ijuru cyari icyuko bisa nkaho Imana iri ukwayo n'ibiremwa byayo bikaba ukwayo. Nandi magambo idashyikirana n'ibiremwa byayo. Ariko Yesu we yaje kugaragaza ikirenze kushyikirana nabyo, ahubwo agaragaza icyo kubyitangira, akabipfira by'iteka ryose
Imana ishimwe cyane ko yatwohereje Yesu. icyo ngaruka kuri icyo uvuze, wibuke no ku gice cya 7 hahanurwa umwari uzabyara umwana yiswe Manuel, Imana iri kumwe natwe. Kristo yari kuzakabana natwe mu mibabaro tugira kugira ngo tumwigireho kandi koko tubone ya mico yande, imico ya Kristo, ariyo mico igaragaza Imana, kandi Imana ni iki? Ni urukundo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Inyuma yo kwiga izi ngingo ebyiri zibanza, ingingo itubwira iherezo ry'umwijima kuri Galileya, ndetse nivuga uburyo umwana yatuvukiye cyangwa se uburyo Yesu Kristo yavukiye Abayisiraheli, ariko by'umwihariko isi yose muri rusange, tugiye kureba ingingo itubwira ngo inkoni y'uburakari bw'Imana. Biratangaje kuba turi kwiga uburyo Imana ihumuriza ubwoko bwayo, ariko tukiga uburakari bw'Imana, ariko turaza kubona neza muri iyi ngingo. Iyo usomye muri Yesaya igice cya 9 muri ya mirongo twakunze kwibandaho, uhereye ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 5, hatwereka imibabaro y'ubwoko bw'Imana bwahuye nayo. Ariko wabihuza no mu Balewi igice cya 26 guhera ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 39, hatwereka uburyo Imana yagiye ihana ubwoko bwayo mu bihe bigize mu bihe bitandukanye. Noneho rero hano baranditse baratubwira ngo iyo Imana ishaka kurimbura ubwoko bwayo yari kuba yarabahanye mu maboko y'Abamidiyani, ariko irihangana idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bagira bihana, nk'uko Petero yabyanditse mu rwandiko rwe mu gice cya 3, mu rwandiko rwa 2 igice cya 3 ku murongo wa 9. Noneho hano nk'uko twe tumaze kubivuga, bigaragaza uburyo ki uburakari bw'Imana, nubwo ari uburakari buba bufite umugambi, ntabwo ifata ngo ibakurireho icyarimwe nk'uko na hano Abayisiraheli itabarimbuye ngo Abamidiyani babatware birangire, sibyo? Ahubwo yagiye ibikora mu bihe bitandukanye. Usomye muri Bibiliya, ugasoma muri Yesaya igice cya 9 ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 10, byose biragenda bihamiriza uburyo Imana idafata ubwoko bwayo ngo iburakarire icyarimwe iburimbure. Hano hepfo rero baratubwiye ngo ibyo tubona hano muri Bibiliya yose ni uko hariho umudendezo wo guhitamo. Imana yaremye abantu bafite umudendezo, yagombaga kubikora, naho ubundi iyo bitaba bityo ntibari kuzigera bayikunda. Kandi umudendezo urimo no gukora ikidakwiriye. Kandi nubwo Imana ihora ishaka kutureshya, iduhishurira urukundo rwayo n'imico yayo, izanatureka duhure n'ingaruka zo guhitamo nabi kwacu. Urugero, uburibwe, kubabara, ubwoba, imidugararo n'ibindi. Ibyo byose kugira ngo idufashe kumenya icyo kuyitera umugongo bitugezaho. Nyamara nubwo bimeze bityo, ni kangahe ibyo bintu bitatumye abantu bareka icyaha ngo basange Uwiteka? Umudendezo wo guhitamo ntako usa. Ntitwashoboraga kuba abantu tutawufite, nyamara abawukoresha nabi bazabona ishyano. Aya magambo impamvu ndetse nkayasoma yose ni uko avana muri bya bindi twaba turi gusoma ruguru, akatwereka twebwe mu gihe cyacu. Mu yandi magambo, Imana ihana abantu bayo, cyangwa se ireka ingaruka zo guhitamo nabi kwabo zikabageraho, ariko muri sezo, ni ukuvuga ngo mu gihe gitandukanye. Ingaruka zikakugeraho, ariko ukongera kugaragariza urukundo kugira ngo noneho uzongere ugire amahirwe yo gukoresha amahitamo yawe neza. Ubutaha uhitemo inzira nziza. Wahitamo inzira mbi n'ubundi ukagira ukabona ingaruka, ariko amahitamo ni ikintu Imana yaturemeye. Hari amagambo nasomye mu gitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho kivuga ngo inkomoko y'ikibi, bagaragaje neza ko impamvu isi imaze iki gihe cyose iri mu mubabaro ni ukugira ngo n'igihe tuzaba turi mu ijuru, kuko uziko mu ijuru tuzaba twiga urukundo rw'Imana, tuzabe twarazinutswe icyaha burundu, kuko tuzaba twarabonye ingaruka yose y'icyaha ibaho, ku buryo nta muntu mu mutima we uzigera atekereza kongera kugendera mu nzira itandukanye n'Imana yashyizeho. Rero Imana impamvu itaduhana ngo turimbure ni ukugira ngo tubone ingaruka z'icyaha.
ikongera ikatureka ubutaha ugahitamo. Imana dushoboze kuzabona ko icyaha ari kibi, tujye twifuza kugendera mu nzira y'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze cyane agiriye kuri iyi ngingo nziza, inkoni y'uburakari bw'Imana. Icyo navugaho ni iki wagisorejeho, ni umudendezo Imana iduha. Imana ni Imana y'urukundo, iduha umudendezo. Kimwe mu mpano nziza Imana yahaye ikiremwamuntu harimo umudendezo, freedom, gukora ibyo dushaka tukayikora kuko tubyishaka, atari force tugiyemo. Kandi muri uwo mudendezo iba nabwo tuba dufite amahitamo. Imana yaduha amahitamo abiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Iyo dukoresheje nta mudendezo dufite, niko usanga turi mu nzira y'urupfu. Iyo dukoresheje neza umudendezo dufite, usanga turi mu nzira y'ubugingo. Ariko still, mu gihe turi muri ya nzira mbi igana ku rupfu, Imana yemera rimwe na rimwe gukoresha inkoni y'uburakari kugira ngo itugarure. Atari uko itwanga, ahubwo ni umunyafu idukubita kugira ngo tugaruke mu nzira yayo, dukwereka rwa rukundo rw'Imana. N'andi magambo y'abantu bumva inkoni y'uburakari bw'Imana, yumva ni inkoni ije guhana gusa, ahubwo ni inkoni ihana ariko ishaka no gukeba umuntu kugira ngo agaruke mu nzira y'Imana. Murakoze cyane. Dukomeje rero ku ngingo yo kuwa kane, ingingo ivuga ngo umuzi n'ishami mu gishyitsi kimwe. Mu Cyongereza niho babivuze neza, bavuze ngo root and branch in one. Tugiye kubona igishyitsi n'amashami mu kintu kimwe. Iki cyigisho kibanze mu gitabo cya Yesaya, nanone nk'uko mubizi turi kwiga igitabo cya Yesaya ku gice cya 11. Igitabo cya Yesaya igice cyaho cya 11, aho Yesaya yahanuye ibya shami wari kuzubumbuka mu gishyitsi cya Yesaya. Tugarutse hano, Yesaya ni muntu ki? Icyo ushaka kuvuga, Yesaya yari se wa Dawidi. Murabizi Dawidi nk'umwami wabayeho w'Abisiraheli yari afite se witwaga Yesaya. Ahantu bajya bazitanye na Yesaya, ise yitwaga Yesaya, ise wa Dawidi. Yesaya. Dawidi rero igihe yimaga ingoma, byari byahanuwe ko Kristo yari kuzakomoka mu rukigi rwa Dawidi, cyangwa Dawidi, Yesaya cyangwa Dawidi. Aha rero batangiye babaza ikibazo cyane, bavuga ati reka dusome ubundi igice cya 11 umurongo wa mbere, ngo ukuntu avuga: mu gitsina cya Yesaya hazakomokamo agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryere imbuto. Hano barebazaga uwo ninde wari guturuka muri Yesaya. Igisubizo nta kindi, Yesaya, Dawidi, ingoma ya Dawidi yari kuzakomeza kugeza Kristo avutse. Kristo hano niwe hanurwaga n'uzakomoka muri Yesaya. None bakongera bakabaza ngo ni ukubera iki uwo mutegetsi mushya ukomoka kuri Dawidi nawe yitwa igishyitsi cya Yesaya? Tubonye ni ishami rya Yesaya, Kristo wari kuzavuka nk'umwami ariko aturutse mu rukigi rwa Dawidi, ariko nubwo aje ari n'ishami kuri icyo gishyitsi cya Yesaya, yongeye kwitwa igishyitsi cya Yesaya. Iyo usomye ku murongo wa 10 haravuga ngo maze uwo munsi igitsina cya Yesaya kizaba gihagaritswe no kubera amahanga ibendera. Icyo gitsina niwe mahanga azabakwaho, kandi ubuturo bwe buzagira icyubahiro. N'andi magambo, mu gishyitsi cya Yesaya ngo niwe amahanga azahakwaho. Bikoreka nanone Kristo nanone uwo mwami wari gukomoka kuri Dawidi yiswe ishami, none yongeye kwitwa igishyitsi. Bikoreka ko na Yesaya ubwe yakomokaga kuri Kristo, kuko Kristo niwe wagize ute, niwe wamuremye, niwe muremye. Iyo dusomye ubwo busobanuro byerekana ko Kristo nawe ari we wakomotsweho n'imyoko muntu. Kurane magambo ubyaro bwa Adamu buturuka kuri Kristo kuko ari we muremye. Niyo mpamvu niwe waremye Adamu, ni nayo mpamvu nawe yiswe igishyitsi cya Yesaya. Bongera bibaza ati ni muri buryo uwo mutegetsi mushya ukomoka kuri Dawidi yahinduye ingaruka mbi z'icyaha n'ubuhakanyi. Iyo dusomye igice cya 11 cyose bitwereka ko uyu shami wari kuzavuka nta kindi yaraje kuzana iki, yaraje kugarura ukiranuka muri Yerusalemu,
muri Isiraheli, kuko berekanye ko yagombaga guca imanza zitajya zitabera, agahana abanyabyaha kandi agatanga amahoro, umwami w'amahoro turi kwiga. Kandi wongeye kwerekana ko ngo muri iki gice cya 11 nanone havuga ibyo kuza kwa mbere kwa Kristo, gusa hakongera guhanura uko kugaruka kwa kabiri. Niye mpamvu, kuko nk'isomye ku murongo wa 6 n'uwa 9 haravuga ngo isega rizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryamana hamwe n'umwana w'ihene, inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishi bizabana, kandi umwana muto niwe uzagira ute? Uzabyaho. Byongera kukwereka yuko uwo shami ari kuvuka ari kuzana amahoro, kugeraho ngo umwana w'intama abasha kubana n'umugunzu w'intare, isega ikabana n'umwana w'intama. Hano ngo yewe ngo umwana umutungo ari gukinisha igikono cy'imiri, bitwereka yuko nanone byashureraga kugaruka kwa kabiri kwa Kristo, ubwo zaba aje kuzana ijuru rishya n'isi nshya. Mu isi nshya twiza tudashidikanya ko ariho ibi bizaba ubuhanuzi buzaba buri gusohorera, aho tuzaba mu mahoro, aho abantu bazaba baba mu mahoro nk'uko Adamu mbere y'icyaha yabanaga amahoro n'inyamaswa. Ntabwo ari amahoro gusa hagati y'abantu, ahubwo berekanaga nanone amahoro hagati y'abantu n'ibyaremwe. Ayo mahoro yarabuze, urabizi ko ukubitanye n'intare ubu ngubu ibibazo ukizwa n'amaguru, ariko berekana yuko noneho hagati y'ibyaremwe nanone hazaba hari amahoro ndetse n'umuntu. Aho rero nanone bitwereka ko basoza baravuze bati Kristo yasoje iki mu kuza kwe kwa mbere kibyigingiye n'ibyo kuza kwe kwa kabiri nta kindi. Kristo aza bwa mbere akadupfira icyari kimuzanye cyo kuduhesha agakiza, twiza tudashidikanya ko hazaba kuza kugaruka kwe kwa kabiri no kudukura muri isi y'umubabaro, kandi twiza tudashidikanya ko ibyo bizaba, kuko ibyiringiro byacu n'ubundi bishingiye n'abategereje kugaruka kwa Kristo. Dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Iryo juru n'isi nshya rero turabitegereje kandi tudashidikanya. Muri uyu muzi n'ishami byari guturuka kuri Yesayi, twizera tudashidikanya ari we Kristo bavugaga ko yaje bwa mbere, twije tudashidikanya ko n'ubwa kabiri azagaruka. Murakoze. Amen. Theogene, urakoze cyane kuri iyi ngingo iduhamiriza Yesu Kristo, ariko akaba ari umuzi n'ishami mu gishyitsi kimwe. Muri iyi ngingo ivuga umuzi n'ishami mu gishyitsi kimwe, ni ukuvuga ngo batweretse uburyo Yesu Kristo yakomokaga kuri Dawidi ngo mu buryo bwo guhamiriza Abayisiraheli amasezerano Imana yari yarabasezeranije ko ubwami bwa Dawidi buzaba ubwami bw'ibihe byose. Iyo usomye uko Matayo cyane cyane yamwanditse, bigaragaza ko koko akomoka mu gisekuru cya Dawidi. Ariko noneho Luka we yasoresheje ku murongo wa 38 agaragaza uburyo ki Yesu ari mwene Adamu. Ariko nanone Bibiliya ikagaragaza ko Yesu ari we wari mwene Adamu. Mu yandi magambo, ni Imana yigize umuntu, yaramuremye ariko irangije iraza iba umuntu. Mu yandi magambo, kuba Imana yaremye umuntu birashoboka ko yakwihindura umuntu, niyo yabikoze rero kugira ngo iziducungure. Ikindi kintu nabonye muri iyi ngingo batubwiyeho, mu ngingo zabanje hari ahantu twabaye nk'abaseka Ahazi, ubwo yangaga kwizera isezerano Imana yari yaramuhaye ryo kuzavukirwa n'umwana wagombaga kumutabara. Turamuseka Ahazi cyane, twumva ko yagize intege nke mu kwizera. Ariko hano batubwiye ko kuza kwa Yesu kwa mbere kuzasozwa no kuza kwe kwa kabiri. Mu yandi magambo, situwasiyo Imana yari Ahazi yari arimo, Imana yari kumuha, nitwe tuyirimo uyu munsi. Duhanurirwa ko hari umwami uzazana no gukuraho imibabaro yo mu isi, ariko dusabwa kumwizera. Ahazi yasabwe kumwizera biramunanira, anyura mu nzira yihimbiye, agira ingaruka. Uyu munsi njye namwe, Imana iraduhanurira ko Kristo azaza akureho iyi mibabaro yose,
adutabare. Ariko ikibabaje ni uko twebwe mu mibabaro duhura nayo twihimbira gutabarwa kwacu, kuko ahazi yatabaje abanyamahanga, uyu munsi njye namwe dushobora kuba twihimbira gutabarwa kwacu aho kugira ngo dutegereze umwami uzaza agakoraho imibabaro yose yo mu isi. Icyo nagusabira nshuti yanjye ni uko twakwiringira Yesu Kristo uzaza bwa kabiri, kuko twebwe tubona ko yaje bwa mbere, amen, ariko azaza no bwa kabiri. Reka tugume mu nzira yadushiriyeho mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, turi kwegereza umusozi w'icyigisho cyacu, aho tugeze ku ngingo kwa gatanu ivuga ngo warampumurije. Twibukiranye ko turi kwiga icyigisho kitubwira ngo umwami w'amahoro. Iyi ngingo rero itubwira uburyo Imana yahumurije Abayisiraheli, ariko natwe turaza no kubona uburyo ki guhumurizwa kwatugezeho. Yesaya igice cya 12 ni igice kigizwe n'imirongo mikeya, ariko hano umwanditsi w'iki cyigisho yegeranije na zaburi ngufi yo guhimbaza Imana kubw'ihumure ryayo ryuje impuhwe n'imbaraga nyinshi. Nanone kandi ayigereranya n'indirimbo Abayisiraheli baririmbye ubwo bari bamaze kwambuka inyanja itukura. Hano barongeye bayigereranya n'isomo ryo mu Byahishuwe igice cya 15 ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Uvuga ngo izi ndirimbo zose cyangwa se amagambo ari muri aya masomo yose uyahuje agereranya uburyo Imana yatabaye ubwoko bwayo. Hano baratubwiye ngo Yesaya igice cya 12 umurongo wa 2 yenda kugaragaza ko umucunguzi uzaza ari Yesu. Haravuga hati, dore Imana niyo gakiza kanjye, zajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye, n'indirimbo yanjye agahinduka agakiza kanjye, amen. Izina Yesu risobanuye Uwiteka ni agakiza. Noneho rero baratubwira ngo Uwiteka ntatanga agakiza gusa, ahubwo we ubwe ni agakiza, amen. Kugira uwera wa Isiraheli muri twe ni ukugira byose kuri twe. Imana iri kumwe natwe. Yesu ntiyakoze ibitangaza gusa, ahubwo yambaye umubiri nkatwe kandi aba muri twe, amen. Yikoreye ibyaha byacu ku musaraba gusa, ahubwo yahindutse icyaha bwacu. Ntabwo yatanze amahoro gusa, ahubwo niyo mahoro yacu. Mu magambo, Yesu Kristo ni byose kuri twebwe. Nta gushidikanya igishitsi cya Isayi kizaba gihagaritswe no kubera amahanga ibendera. Ubwo yamanikaga ku musaraba yireherejeho abantu bose, abasigaye bazahagurukira Imana ikomeye, ari we mwana watuvukiye, umwami w'amahoro. Mu yandi magambo, iki gice cya Yesaya igice cya 12 ni nk'umwanzuro w'iki cyigisho cyose kitubwira umwami w'amahoro. Hano rero baratubwiye ngo reka dusome amagambo hano muri iki cyigisho agaragaza uko twebwe noneho muri iyi minsi tugomba gufata Yesu Kristo nk'uwaduhumurije. Baratubwiye ngo komeza uzirikane iki gitekerezo cy'uko Yesu ari agakiza kacu. Usome ariya magambo yo mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 24. Mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 24, ariko reka dore ku murongo wa 23 baravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. None baratubwiye ngo muri ririya somo tumaze gusoma havuga ko gucungurwa kuri muri Yesu. Gucungurwa ni ikintu cyabereye muri we, kandi kubw'ubuntu n'impuhwe by'Imana dushobora kugira umugabane w'iteka ryose muri uko gucungurwa. Mu yandi magambo, uko gucungurwa kwari muri we gushobora kuba ukwacu kubwo kwizera, si kubw'imirimo, kuko nta mirimo dukora yaba myiza bihagije ku buryo yaducungura. Imirimo Kristo yakoze yonyine
tuyitirirwa kubwo kwizera, niyo ituzanira agakiza. Rero aya magambo ni ibyiringiro cyane kuri twese abariho muri iki gihe cyacu. Abisiraheli Imana yabahumurije muri kiriya gihe cyabo, ariko twebwe ahanini muri iyi minsi tuzahajwe n'ikintu bita icyaha. Uyu munsi umuntu arihana ejo akongera akagwa mu byaha. Umuntu aba yarakoze ibyaha cyane agatekereza ko Imana itamwemera. Mbega isi iruhijwe n'ibyaha ndetse ikarushwa n'ingaruka z'ibyaha byakozwe n'abantu batuye mu isi. Ariko tubonye neza ko kuva Yesu yaradupfiriye, ibyo byaha byacu byose bikurwaho. Atari uko twebwe twakoze neza, ahubwo ari ukubera ko igitambo cya Yesu Kristo gihagije gukuraho ibyo byaha byacu byose. Uko niko guhumurizwa kwacu muri iyi minsi Imana itubashishe kukwakira mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Adrien kuri iyi nyunganizi, kuri iki cyigisho cyo ku ngingo ku wa gatanu waramuhumurije. Wongera kutwereka ko guhumuriza. Hano ndashaka gusoma isomo rimwe, yari ingingo isongera ingingo ku wa kane. Isomo riboneka mu gice cya 11 cy'igitabo cya Yesaya mu wa 16. Baravuze ngo kandi abantu be basigaye bacitse ku icumu bazabona inzira ngari bayicemo bava Ashuri nk'iy'Abisirayeli babonye ubwo bazamukaga bava muri Egiputa. Hano hari uburyo bubiri harimo guhumuriza. Harimo guhumuriza Abisirayeli bariho muri icyo gihe batoterwa n'ingoma y'Abashuri. Bereka Imana, bereka ko abasigaye abacitse ku icumu bo mu Bisirayeli, bo mu Bayuda, nk'uko Abisirayeli babashijwe n'Imana kuva muri Egiputa, nabo ngo bari kuca mu nzira ngari bava muri Ashuri. Nanone kandi bikonya kuduha icyizere natwe abariho muri iki gihe. Natwe twiza ko abasigaye bo Uwiteka babaho mu bihe bikomeye muri iki gihe, aho twakwita ingoma ya Shuri ihangayikishije abana b'Imana muri iki gihe, ni ingoma ya Satani ndetse n'abayoboke be. Ariko natwe twizera ko abasigaye b'Uwiteka nabo bazava muri Ashuri, bakava muri Ashuri by'umwuka, mu by'umwuka bakava muri Egiputa y'iby'umwuka, ariyo si iyi turimo mbi, bakajya i Kanani yo mu ijuru, kandi ngo bagaca mu nzira ngari. Muri iki gihe tubona koko inzira irafunganye, inzira yo kuba umwana w'Imana, yo guca mu nzira ya Kristo ni inzira ifunganye koko. Ariko mu gihe agakiza gaturuka ku Uwiteka kazakagize gute kaje, twizera tudashidikanya ko natwe abo basigaye bazaca koko mu nzira ngari bateguriwe n'Uwiteka Imana. Ni icyizere cyo guhumurizwa mu gihe duhura n'ibibazo muri iki gihe. Kristo yavuze ngo muhura n'imibabaro ariko muhumure nanesheje iki? Nanesheje isi. Twizera yuko natwe dufite ibyo byiringiro yuko Kristo agiye kugaruka koko. Nicyo bavuze kuba azagaruka bwa kabiri, n'ibyo byiringiro dufite, kandi nabyo biduha imbaraga zo gukomeza kumwishingikirizaho, kuko ku iherezo tuzi yuko Satani ntabwo azatsinda, Kristo niwe uzabirute, niwe uzatsinda. Reka ibyo byiringiro rero bibe ibyacu muri aka kanya mu izina rya Yesu. Adrien, wakoze cyane rero kuri iki cyigisho twakomeze kubona umwami w'amahoro. Tugeze ku ngingo dukunda kwita ibindi byo kwiga no kuzirikana. Hari amagambo nshaka gusoma nihuse yo mu gitabo cy'ifuzuye byose, ndetse n'andi aboneka mu bimenyetso by'ibihe byanditswe na Ellen G. White, aho nanone bagarukaga kuri iki cyigisho umwami w'amahoro. Baravuze ngo umutima w'umubyeyi uhora uhangayikishijwe umwana we, yitegereza mu maso h'umwana we muto, maze agahindisha umushyitsi no gutekereza ingorane z'ubu buzima, ashaka gukingira uwo akunda badahwa n'imbaraga ya Satani ngo amurinde ibishuko n'intambara. Nyamara Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo ahangane n'intambara ndetse no kwigirizaho biteye ubwoba, kugira ngo abana bacu biringizwe inzira y'ubugingo. Urwo ni urukundo. Tangara wajuruye kandi wishime wasiwe. Kristo igihe Imana yamutangaga bwa mbere, akaza bwa mbere kugira ngo aducungure, bitwereka diferanse y'ababyeyi b'abana b'abantu n'Imana. We yemeye guhara umwana we w'ikinege. Mu gihe umubyeyi wo kwisi biragoye ngo ahari umwana w'iki? Uwo ari we wese si ngombwa ngo ikinege umwana we, ariko Imana yemeye gutanga Kristo, nibyo bitwereka urukundo. Aza gupfira abanyabyaha
nta cyaha yigeze akora. Mu Bafilipi niho bereka yari afite akamero k'Imana ariko yemera gusiga byose kugira ngo abe incungu yanjye nawe. Barakomeje mu gitabo The Signs of Times cya Ellen G. White none barandika ngo Kristo niwe wemeye guhangana n'icyo bizamusaba cyose kugira ngo umuntu abone agakiza. Nta marayika cyangwa umuntu n'umwe wari uhagije kugira ngo uwo murimo ukomeye ukorwe. Umwana w'umuntu wenyine niwe wagombaga gushyirwa hejuru. Kubera kamere itagira itangiro n'iherezo gusa, ariyo yashoboraga gutangira igikorwa cyo kuducungura. Kristo yemeye komatana n'abahemu n'abanyabyaha ngo agire akamero k'umuntu batanga amaraso ye no kugira ngo atange ubugingo bwe, bityo bube igitambo cy'icyaha. Mu nama zabereye mu ijuru, icyaha cya muntu cyaragezwe. Uburakari butewe n'icyaha buragereranywa, ariko ntibyabujije Kristo gutangaza umwanzuro avuga ko azirengera ibizamubaho byose kugira ngo inyokomuntu yose igire ibyiringiro. Uru ni urukundo rutangaje. Tujya tugira indirimbo mu rwego urukundo rutangaje. Kuvuga mu magambo ubundi nta nubwo byashoboka. Umuhanzi w'indimi navuze ati n'inyanja zose zahinduka wino, abantu bakahinduka abanditsi, ibiti byose bigahinduka amakaramu. Nta muntu warondora urukundo rw'Imana. Ni urukundo rutangaje. Icyo dukwiye gukora gusa ni kwemera ko urwo rukundo rukora mu mibereho yacu, tukemera yuko Kristo waje akadupfira ibyaha byacu, ntidukomeze kumubabaza, kuko biritwereka yuko iyo dukomeje gusubira mu byaha byacu tuba turi kujya gute kumubabaza, kandi ari twe yaje gupfira. Tumwemere rero aze atuyobore kugira ngo natwe nk'uko yaje ari umwami w'amahoro, ayo mahoro aboneke mu bugingo bwacu. Hano rero kuri iyi ngingo yo kuwa gatandatu hari ikibazo batanze nshaka ko tuganira hadiriye. Bavuze ngo nk'uko twabonye muri Yesaya igice cya 11, Uwiteka agaragaje kuza kwa Kristo kombi mu ishusho imwe. Yamwerekanye kuza kwa mbere nk'uruhinja akavuka aje gucungura inyokomuntu, njya kumwereka ko azaza bwa kabiri aje gushyiraho amahoro adashira ku isi, agashyiraho iherezo ku byose, aho umwana muto ari kuzabana azabana n'intare, agakina n'intare mu isi ye. Uko kwari ukuza kwa kabiri kwashuriraga. Ibyo bishobora kudufasha gusobanura nibura mu buryo runaka impamvu bamwe mu Bayuda batemeye Kristo ubwo yazaga. Kuko ku nshuro ya mbere kubera ko bari bamwiteze ko azakora ibigomba kubaho igihe azaba aje ku nshuro ya kabiri gusa. Bari biteze yuko azaje kuko aje gushya nk'umwami w'amahoro, igitangaza, agahita akuraho uburetwa bw'Abaroma bari babohesheje, niko bari bamwiteze. Byagenze bite rero? None si ibyo bitubwira iki ku birebana n'uburyo ari ingenzi ko tugira imyumvire myiza ku mitero yo kuza kwa kabiri kwa Kristo? Aza bwa mbere, Abayuda abenshi majority ntabwo bamwemeye. Kubera iki? Kuko bari bigishijwe nabi ukuntu Kristo ari kuza bwa mbere. None byagiye ingaruka rero mu gihe azagaruka bwa kabiri. Ni mu bihe buryo imyumvire mibi, urugero nirebana kugaruka kwe, bishyira abantu mu gishuko bya Satani mu gihe cy'imperuka. Baduhaye reference ku gitabo cy'intambara ikomeye igice cya 39. Icyo hano bivuze ni iki? Nk'uko Abayuda bigishijwe nabi bigatuma batamenya ko Kristo wa mbere yaje bwa mbere. No muri iki gihe hari abantu bigishijwe nabi bituma bafite imyumvire itari myiza mu kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Nabyo bishyira mu ngaruka z'uko Kristo ashobora kuza akabatungura. Ariko tugira amahirwe yuko twabashije kumenya koko Kristo uburyo azagarukamo. Hari abigishijwe yuko azaza akatwara abantu mu ibanga, hari n'abandi bigishwa yuko ugasanga baraho imibereho yerekana ko Kristo atazanagaruka. Ugasanga abantu bakumva ko atazanagaruka y'inkatinda. Ariko iyo dusomye tukabona ibimenyetso by'ibihe bitwereka yuko Kristo koko ari hafi. Ari hafi kugaruka, biduha umwiteguro, bituma dukwiye kugira umwiteguro. Kandi ntitukavuga ngo turabimenye gutyo gusa, ahubwo dufite inshingano yo kugenda kwigisha n'abandi kugira ngo nabo bagire umwiteguro koko uhamye, kugira ngo twese ubwo Kristo azagaruka ntituzatungurwe, ahubwo tuzamusangane tugende twishimye. Yumva ari icyo navuga kuri icyo kibazo. Murakoze. Eugene, urakoze cyane. Iki kibazo bakitubajije nk'uburyo bwo kutwereka cyangwa se kugira ngo twishyire mu kigero cy'Abayisiraheli
uburyo bari baraharuriwe Kristo kuza kwe kwa mbere ariko ntibamwemere, natwe twibaze muri iyi minsi yacu. Nge icyo nabonye abayisiraheli bazize mu kutamwemera ni uko batekereje Kristo bamushyira mu byifuzo byabo ariko nk'abantu, ntibemera kuyoborwa n'Imana. Ikindi mbona cyadufasha natwe muri iyi minsi ni uko dushobora kwiga nabi kuza kwe kwa kabiri, kuko twe niko dutegereje, bikadushyira mu bishuko bya Satani. Nicyo hano batubajije. Hari icyo natekereje kigendanye n'ibyo natwe dushobora kwiga nabi kuza kwe, cyane cyane mu bintu bijyanye no gushyiraho amatariki Kristo azaziraho. Noneho ugasanga abantu bashyizeho itariki, Satani aba bashyize mu bishuko burya, kuko Yesu Kristo niwe wivugiye ko Imana yonyine niyo izi igihe umwana w'Imana cyangwa se umwana w'umuntu azagarukira. Iyo Satani yoheje abantu ngo bashyiraho amatariki, ya matariki akagera Yesu ntaze, abantu basubira inyuma bakava mu byizero. Rero natwe tugomba kwiga neza kuza kwe, tukiga kumwitegura, ariko tukirinda kugira gushyiraho amatariki kugira ngo tutazasubira inyuma, yazaza akadutunga. Murakoze. Ngarutse kuri icyo, nicyo Satani urakora mu buryo bwinshi. Hari ukuntu akora ku ruhande rumwe akigisha abantu inyigisho nabi zibereka uburyo Kristo azagaruka bakayoba. Hakaba n'abandi bitwa ko ngo bari kuzigane, bavuga ngo bari kwiga uburyo Kristo azagaruka, ariko nabo noneho mu myigire yabo ntibayoborwa na Mwuka ndetse n'ijambo ry'Imana, ahubwo bakayoborwa n'amarangamutima. Izo mpande zombi arazikoresha kugira ngo atume abantu bajya mu bishuko, maze Kristo nagaruka ntibashe kujya gute azabatungura imyanya y'amagambo. Nkurikije ukuntu iki cyigisho nari nagikunze cyane, ndetse gifite n'umutwe w'amagambo mwiza uvuga umwami w'amahoro, ubutumwa bw'ingenzi njye nakuyemo cyane bugaragaza uburyo ki Isiraheli ihanurirwa umwami w'amahoro bitari biri kuri Isiraheli gusa, ahubwo byari biri ku bwoko bwose bwagombaga gukurikiraho muri kiriya gihe, kandi uwo mwami w'amahoro ni Yesu Kristo. Rero muri iki cyigisho batugaragarije uburyo yabaye umutabazi w'ubwoko bw'Imana kandi akabucungura. Abisiraheli yabakuye mu bunyage, arabatabara, ariko cyane cyane twebwe nkatwe yadukuye mu bunyage bw'icyaha, yatuvanye mu ngoma ya Satani. Uyu munsi njye nawe iyo tumwizeye tubona ubugingo buhoraho, amahoro turayafite, kuko Imana yavuye mu ijuru ikigira umuntu, ikaza ikabana natwe, niyo muyobozi wacu. Kandi noneho dusoje tubona ko kuko yaje bwa mbere azazana bwa kabiri akatujyana mu ijuru. Rero umwami w'amahoro, turi mu bwami bw'amahoro muri iyi si, kuko Imana ishobora kudutabara mu mibabaro duhura nayo, ariko by'umwihariko ni umwami wacu w'amahoro, kuko azadukiza ibi byaha byose, tukazabaho ubugingo bw'iteka ryose mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Adrien kuri iyi ncamake. Nanjye icyo navuga kuri iki cyigisho, umwami w'amahoro. Umwami w'amahoro ni Kristo. Twabibonye ni Kristo. Igihe Abisiraheli bamuhanurirwaga bari mu gihe cy'ibibazo bikomeye, bari mu ntambara, banagurirwa yuko ari umwami w'amahoro uzaza. Yewe niyaza mu gihe cyabo, aza nyuma y'imyaka 700. Ariko nyuma yo kuza imyaka 700, niki cyari kubafasha? Imana yongeraga kubera yuko Emmanuel, Imana iri kumwe nabo. Icyo cyari gikwiye kubaha amahoro y'umutima. Andi magambo, natwe muri iki gihe twizera ko Kristo azagaruka bwa kabiri, agashyiraho none iherezo kuri ibibazo duhura nabyo, intambara, ubwicanyi butandukanye, ibibazo duhura nabyo, inzara, ibyorezo. Turi mu cyorezo muri iki gihe cya COVID-19, aho abantu benshi bahangayitse, badafite ibyiringiro by'ejo hazaza, ariko stili twongeye kwiga yuko hari umwami w'amahoro. Umwami w'amahoro adusezanira amahoro mu mutima. Umwami w'amahoro nanone aka kanya niwe yifuza yuko dukwiye kugira amahoro y'umutima. Turi mu bibazo koko, ariko twizeye yuko
nitwishingikiriza umwami w'amahoro Kristo Yesu tuzajya mu mahoro umutima. Hari isomo nshaka kugarukaho nanone ryo muri Yesaya igice cya 26:3 rivuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda abamahoro masa kuko akwiringiye. N'andi magambo, twiringiye Kristo. Dushobora kuba mu bibazo muri ibi by'ibigaragara, tugahangayika, tugahura n'ibibazo bitandukanye, kuko Kristo amahoro atanga ntabwo ari aya Satani. Abisi twabibonye kuva kera bagerageje bashaka uburyo baba mu mahoro, bagakora amatricks atandukanye ngo babe mu mahoro, ariko bikarangira intambara ariyo iganije histoire y'ikiremwa muntu. Igice kinini cyose cyagaragaye mu ntambara. Ikinyejana cya 20 cyashize kitwereka noneho ko habaye intambara zitigeze zica abantu benshi cyane kuruta ibindi binyejana. Ikinyejana cya 21 intambara zirakomeza, kandi koko ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo. Ariko twizera tudashidikanya ko muri ibyo bibazo turiho, nitwishingikirije umutima ku mwami w'amahoro tuzabaho mu mahoro kuko tumwiringiye. Niyo mpamvu rero mu bibazo byose duhura nabyo dukwiye gusaba Kristo Yesu kugira ngo aduhe amahoro y'umutima, kandi tumwiringira yuko ajya kugaruka bwa kabiri noneho agashyiraho amahoro atazahanguka, aho byose azabishyira ku iherezo tukagira amahoro atazahanguka. Iryo ndifuza ko ryaba isengesho n'ikibazo cya buri wese, kugira ngo mu gihe tumusaba ko aduha amahoro y'umutima tugire n'umwiteguro kugira ngo ubwo azaba aje gushyira amahoro atazashira iteka ryose tuzamusangane twishimye. Incamake y'iki cyigisho rero hari andi magambo bagarutseho nshaka ko dusoma. Baravuze ngo mu gihe cya Yesaya ubusobanuro bw'izina rye bukaba bwitwaga agakiza ku Uwiteka. Buriya Yesaya na Yesu ni amazina ajya gusa mu gihe burayi. Yesaya byasobanuraga ngo agakiza k'iki ku Uwiteka. Imana yasezeranye ubwoko bwayo bwasigaye kuzabubatura bukandamizwa kagombaga kubaho n'ingaruka z'ubuhakanyi bwabo. Ubwo buhanuzi bw'ibyiringiro bikomeye amaherezo busura muri Yesu nyirizina, risobanurwa ngo Uwiteka ni agakiza. Uwiteka ni iki? Ni agakiza. Twiza tudashidikanya ko uyu mwami w'amahoro, Imana ikomeye igitangaza, wavukiye muri iyi si kugira ngo ducungure, vuba hagiye kugaruka kugira ngo adukure no muri iyi si, noneho twinjire mu mahoro atazashira iteka ryose. Dusoza rero, reka dushimire abantu bose twabanye muri iki cyigisho. Nuko Imana ibaho umugisha, kandi dukomeze koko kujambura mu ijambo ry'Imana twiga, kandi koko nitwigire kumenya gusa, ahubwo dukomeze kubona ibyiringiro biboneka mu ijambo ry'Imana, ibyiringiro dusabwa kubwira n'ahandi muri iyi si koko ibuze amahoro. Tumenye ko Kristo ari umwami w'amahoro, yiteguye kuri amahoro. Abagize ibibazo, abagize inyunganizi, mwandike muri komenti, tuzifuza kurushaho gukomeza kuganira namwe biciye muri ubwo buryo. Dusoza rero, reka dusabadiriye adushyire imbere y'Imana. Mana nziza, urakoze cyane kubera amagambo twigishije, utugaragarije ko ari wowe umuremyi wacu, kandi ko ari wowe mwami w'amahoro ubasha kuzana amahoro mu mitima yacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugusabye imbabazi z'ahantu twagiye kure yawe nk'Abayisiraheli tugahitamo nabi, ariko nanone tugushimiye ko watwongereye andi mahirwe kugira ngo dukoreshe umudendezo wacu duhitemo neza, kandi muri ibyo bihe byose baraduhumurije, uyu munsi uracyaduhumuriza. Uduhe gukomeza kuguma imbere yawe, twakire amahoro duha mu izina rya Yesu.